namufatije kurongora ku ngufu iki kiva kimwe ndakurongora ku ngufu urampa ku ngufu nurampa ku ngufu ku neza nihatago igisambo haragwa nyir'urugo wampaye agaturo ko ngusa ntago ndimo napfukamye haguruka icyo ndire nuko byo ndire mu mashuka nawe nirangirije ibyo birakureba chere sinagukoye sinatanze mwana buriya bihumbi magana yo Imana ishimwe kongera ko kubona ishimwe na nyoko Pastor shakumva ukanya n'uriya mugore reka nkubwire icyiza ubanza tukabijana mu muryango ukabiganiraho muze nuguri databuka cyura kukwicira hangaye umukobwa wawe akajyana umuramba akawukira nyina havise kandi wica data namutaka mukura mu ndoko tatabukwe aragoye hari igihe kigera abantu bose bakakwanga ntacyo mupfa boshye wagomeye umwami inshuti zose zikakuvaho nyirabazungu wanjye shumeze meze neza kirasumba rwose ko mwana nyagasani ubundi ni wowe wanjye mwana meze utese amakuru y'iminsi amakuru ni meza mba ndikoma ibikoma niyahoze ibikoma nkaho nabyayera ariko sho maze iminsi waramburiye umwanya sinzi ukuntu biri kugenda ngo rero mutere story mwana uraseka upfe mbwira se kandi wimikisha amatwi kubona nkana cya kivuna mu cyagihanya uri kuvuga cya gicucu se igusha ngo shiri ngo hani ngo bebe umva nakibebezamo imihini nagiti mu gihe tuvugana nukavuga kiriya kigori kiriya kirimo arimo nari nanjye mfite mood nziza none utangiye kuzanamo kiriya gicucu I love you too ahubwo se ariko nyine ndabizi warandakariye impamvu naje mu bukwe ako nizere ko bwagenze neza nyine mva yaragiye ari mva ni maskini ni marine mbi mwana nta kintu na kimwe agira ariko yaritukuye aragenda ashaka agakota kubita muri sinakubwira ashaka keke ashaka byose arihwanyagura urebye ari igitanda turaraho shasheri ukibonye wahwera reka byose awi babare reka bano kera ngo bakigira umutima ngo nibavuga amabanga y'urugo mbabarema menye ko ndi umugore w'umugabo ndinda kwiyamye barakubwere guraso umugabo nicyo nazi urumva reka rero tugere wiwe ibyo bintu tuvuye muri sare mu rugo ego kwa kundi nyine mbona igitanda kirashashe mbona reka badekwe sinakubwira nakwitereyo nidunda ngiye kumva igitanda kirakatse none isaso hasi ngo pi cyangwa kari akagabo kawe irira n'inkunga bagahaye ibintu bya kazi umva ngo ni njyamani numva sambwa ngo sori masheri ngo sori spiti uyungusha ngo umuntu waje kugifunga ngo gifunze nabi ubuntu bw'ubugoryi nk'ubwo nyine numva kintese seme umva se ngo turase ku ntego nkubwire uziko kuva twakora ubukwe mana nyagasani niyo mbumbuye amaso nkarubona inyuma yanjye numva ngiye kuruka seseme gusa ubikowe irenda kuntanyura amata kuko sishobora kuyikuramo umushenzi arareba akabona kano gatelefone yanshakaye ngifite none ushana kambitse na fimbo hagezwe nkuzi telefone igezweho ni iyihe hagezweho iPhone 17 bebe ariko wowe narabikubwiye abikubwiye wanga kunyuma none naramubwiye ngo niyo nkeneye arangije arambaza ngo nawe ngo ushyize mu nzego zo hejuru ndamubwira ntari ku bundi uyu ndebe ubona nciriritse umva arangije arambwira ngo ubwo se ngugura ngahe numve ko nayabona ndabona igura miliyoni 2 ubwo nyine nkinta nkica mu mutwe ndakibwira ngo shu igura miliyoni 2 kwikubwira ngo miliyoni 2 ngo ubwo se ngo ni sambo nabangura ngo ubwo se ngo ni inzu nabangura ngo icyo ni igiki naba ndi kugura ndabura nti harya wankoya ngahe numva giye kuma bagisubiyemo ese ubundi cyagukoya ngahe nkagura ihene sha 400 mwana papa sura muyobe papa aravuze ngo ntago ngo nje ngo kukugurisha ngo nishimwe ry'umubyeyi ngo mwana wawe kubera ko ari ikiyafande cyaramukanze
kimukangisha baziye nyine yabonye buriya bunyenyeri ahita avuga ati aha ngaho nta n'umuntu wamenyera nyine nambwira ko kijya kikubika biriya bintu imana we umva ndeba imana mbabara igikoma kitananira we awi kamba ngiteretse ahubwo uziko bivuze nkumva neza isesemera wagira agashara cyo kubutseho bya bintu mwabyaje wapi twahuriye hese umva araba inanza arebye bijaba byiwe ngata mbijugunya nkiriya umva nuko kumutera ikibuno kandi mba nambaye ikoboyi ariko ubu none nafashe umwanzuro ngiye niba mbabarashu unzi kujya umenya abantu b'abatekinisiye wanshakiye umutekinisiye wankorera ikariso y'icyuma namara kuyikora kandi ariko nawe rwose uraze uri kuntera umujinya namara kunkorera ikariso azanshakira n'ingufu imite nguhereza imfunguzo ugenda uzibike ahubwo reka nkubwira akantu uzakoresha wowe uzashake ikinyomoro ugisiga kuri bya bindi nyine ujye umubwira ko uhora muri bya bintu warwaye nyine kuva kudakira yego ko mana nyagasani bakumvuza yanakwiyambaza bagenzi b'abafande n'ikibiki buriya abantu b'abafande biriya bintu babifata nk'ibintu by'umwaku ntabwo yashobora kuguparamira byishuri bamukore kw'Imana siyarinda mparamira namereza iPhone nzihangana nsinzirize njye nkurura isura yawe ize muri njyewe numva kare turi kugira byira turi kugirana ibyishimo ariko atarayimpeza ntibishoboka ikindi kandi ndi mugambi mfite mwana imo ndashaka urumva ndakumva ndabona afite akazu cyakora ikintu kizima ndebaho iranze usa burya niye niye ko nakiwe ragafonda akavanye muri misi yose mbese kandi koko avuye muri mise kariho twugi tuzima ndimo ndashaka kugira ngo ngewe mushukashwe muryoshye aryoshye urumva nimara kumukuraho iPhone yamaze kukagurisha asigaye iwana ntufite gahunda kuzahita twigendera cyane rwose ahubwo niwe wanindi mvuye inkoko niyo ngoma humura wigira ikibazo sindi umwana shunze ahubwo se tutari kugira vuba nyirabazo umva ahubwo ndi kubona gisa nkaho kije buretse gato ngo sheri ako shiri ni inzira igana hehe mutima utuje ukibirugwira izo mitoma zawe zinjagaraza mu bwonko zikanjagariza amayindi jya umbabara ntukazabe nkarisa ubwonko sheri wambabariye ukaza ukampa agaturo akaki agaturo alo kwanga iki sheri wambabariye ko naraye nabi wari warara nabi se kiraha sheri ndakwinginze ibyo twumvikanye twavuganye wabizanye kose sheri ushaka ngo uhungure umugore wanjye ariko urinda umonga iyi ni telefone ikarasharamye mfite iyi ni telefone abagore b'icyerekezo bafite iPhone 17 agaturu ako sheri kuva twakora ubukwe habe no n'agaturu naka sheri wambabariye ko mu maguru haryana koko ubwo rero urumva ari njye ushaka kwikirizaho imisonga ni njye ushaka kwikirizaho imisonga siko wanyibeshyeho banza undebe ariko nyitegereza undebe urebe uhere inyuma ugaruka imbere gusa uri kwititizwa uri kwirizwa ariko nk'ubu reka mbanze nkubaze afande utagira ubwenge nk'umuntu watuye ugasanga ngo afande arimo ararira mu maguru ari wamuzengereje utabasha kwihangana kangana indwara ubwo ubundi iyo barashe bane ntibirukankara nuko ugendera mu mashuka nawe nirangirijeho ibyo birakureba ntabwo bindeba ngewe ariko agiye kumva numva ibintu bishyushye birisutse nuko uba wariye wanyweye utari ngo nkwe se ibyo bishyushye byaturuka kwizana iri ni ryo juru shiramenye nukaza uri gumpamagara shiri iri ni ryo juru rito pasiteri yatubwiye nirwuba kubone wambabariye bose ngakozaho gusa ukozeho iki ariko wambabariye nkozeho intoki gusa yego rwose ndagusabye rwose duhane ibyo ungomba guha ibyo hari ikintu nakwimye wampaye iki sheri sinagukoye sinatanze inkwano buriya bihumbi magana ane njye se ndi inkoko ndi ihene kuki mutabimbwiye mbere
abikubwiye mbere ubwo waje rero naye mapeti yawe uzi imbere y'umusaza wareza agatuza arakureba aratinya sheri mbabarira n'ukuri ndakwinginze wenda mpariwe uzongera kumpa mu mwaka utaha uzwe nguhe ikintu bigusaba yego uracyemera ikintu cyo kugusaba yego ndacyemera ni ibintu byo bibiri byonyine basireka mbivuga mfukama ntabwo njye ndi Imana bapfukamira wampaye agaturu ko ngusa ntabwo ndi Imana bapfukamira haguruka haguruka ntabwo nanavuga upfukamira yego numara guhaguruka umbwire mbumbura amaso yanjye nahagurutse wagurutse abandi bagene bajya muri honeymoon nta n'umuntu wanjyanyemo kandi wanteretaga unyiyemeraho ufite amafaranga Hermane ntabwo muzi n'ukuri iki Hermane ntabwo muzi Hermane mvuze honeymoon ntabwo mvuze Hermane aho yerinjije abandi bageze Miami bakajya kurya ubuzima abaciriritse ngo bagiye za Gisenyi ku mazi ngewe hari na piscine ya hano hehese basi sari n'ikiziba gishoka ugeze umfata ngo njyane mukozemo ibirenge byanjye basi ninya muri misiyo ku Gisenyi nzazana amazi mu kajerekane yawe umvira aho bibera injiji aho udatekerereza nukuri ndatekereza sheri uzazana amazi ngo uyavanye ku Gisenyi harimo sozi yagira ute uyanywe yagira ute nse ku Gisenyi bazana iki bibera injiji n'abandi basirimu mu bana bazi uburyo bashimisha abagore ntakubeshye njyewe icyanjye ni ishyamba nzi uburyane uburibwe bw'amasusa yego nzi uburibwe bw'imbeho yego izuba rinkubita agahanga kagasaduka yego nukuri nzi umwanzi wankora munsi n'amatwi yego nukuri ibyo bintu byose uri kumbwira nta kintu mbizi basi njye mbwira iyo honeymoon aho bayigura njye nzayigura nyikuze urarebye uritegereza urabira abazungu ndi igisura uritengera tekereza urareba ufungura urwo rutwe rwawe rudatekereza ubona ndi igisura kurya unza nezo izo renge zawe kw'amasasu munsi y'amatwi kuki se atarahungura ayo matwi di akoshere basi wagendeye ko abandi bantinya kibuze ukavuga oya abo bandi rero ntago ari ngewe ni ururimi runyereye ntawe urongeye kandi ni ururimi runyereye ariko sheri tondi ibyo reka tubireke nzindutse nitegereza amafoto y'ubukwe bwacu ukuntu twari tuberanye ukuntu twasaga amafoto y'ubukwe nabonaga abantu bose bagize amarangamutima kubera ubukwe bwacu ubu banza urebe yego ibi ngibi byo wanzaniye kujya ungaburira ibikoma nibyo ugomba kujyuma asheri abari kujya mu mutwe ko numeze ejo tubashe kubaho abantu bafite utuwayini mu nzu ugasanga umuntu abyuke ku kawayini ugasanga umuntu afite utuntu twiza cyane ndo sheri nukuri nciye bugufi nimba nayirambika pe nabanyira kugira ngo se nuyirambika bigende gute reka rero nkwereke ngo amahirwe ya nyuma rwose telefone urayingura cyangwa ntayungurira telefone ese telefone ikibazo numvise ihenda ariko umuntu w'umugabo nkawe afande muzima ubura miliyoni 2 ngagure telefone umugore uri fande nyabaki nuko kubona mu myenda abaturage bagakangarana kumbi wawe iwawe no kugura isombe no n'ikinono byarakunaniye ibaze isombe n'ikinono bikakunaniye ndabare tujye mu gitanda nkozeho gusa ukoza iki nkozeho iki ne rega washishikaye ndebe ko nta hana imbogo yaguteye iterembe nde zaterembe bene wari ntaga ngiye imbogo zitera amahembe cyasamba mu mashyamba bakohora kwa data wankuye ko hari ishyamba wankuyemo hari yuru wankuyemo oya nkore kwibanga rya mabinga mva mbese wakoze mu mabinga yawe se numva inkuru nziza iturutse kwa rwo kwiriba njwe imanuka igendaga nto zizagishira inyuma y'ishyamba mana nyagasani we wapfuye yarihuse nukuri pe rero nongeye nkiri ikindi kintu nshaka ndabona ndi kumena amazi ku rutare niba hari utari kumva numbaze niba ari wambara ukajya kuyamena ku buriri wambara ukayamena ku rutare nukuri ndakwinginze ruhanga rwiza ruhanga ariko aka kana niko kagutukumbeje kakujije ubwo gatubya ari we ko cyagiye uri kwambara nabonye wabonye iki waranandungurutse oya sishishwa nabo mana nyagasani ubinyegereye cyane mvuga ko ari kinini uremera kugurisha ino nzu
Basheri reka nkubwire. Reka ibindi basi turabiganiramo. Nguna tuganire. Tuganirire hehe? Ni tuganire mu nzu. Tugomba kuha umugomba. Hakize umuntu uza agasanga mu by'ukuri ndi kugusaba kubintu. Kandi twarakoze ubukwe ahantu hose babizi bari bahari. Ngewe nabonye uri kumfata bari mbambisubije iwacu. Ndaha ndi nkindi kikanka ibintu byanjye biri iwacu. Gurisha ino nzu. Hanyuma umushinga ndawemeye ngo natuganire. Wemeye? Ndayigurisha. Ndayigurisha. Ubwo rero kubona ariko ikintu wariyo kata nibwo bwenye ndushije. Arakimpa. Naje nje. Tagira ngo ujye nkina nawe. Arakimpa tu. Nazo uzi kutumye gatuza karekenda gusaduka. Na wenza kunywesha amazi umva. Wamanya Getsemani sinzawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso wari mu nijoro kubw'ibyaha byanjye yaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye sinzibagirwa amakuba wabenye ku bwanjye uramena umubabaro uri Getsemani intumwa zamusize ziramuzinukwa natwe ntabwo twashobora kubigereranya ubona ko nibagiye suza nibutse waramutse Yego. namaki Meze mute? ubona kubaza namaki uraho umeze neza Hano surabona ndi. Imana ishimwe Meze ute? ndaho nanje ntegereje hano umutu tugiye kujana gusenga niyo nari ntegereje hano ariko ngiye kugenda mu kanya namwe muri mu kazi Amakuru se? ko turashima Imana Uranyibuka se? wowe ntabwo nkwibuka Ukubona nahinduye imyenda. arega imfuzo ntabwo zituma umuntu batamwibuka ahubwo ko ndakubona nkabona ndasanzwe ntakuzi mbaza abantu bo ku ikanisa uje usengera iwacu Mu byumweru bitatu bishize mwarimu hafite ubukwe. ese ni wowe Imana ishimwe kongera ko kubona Ntabwo ari ngombwa. Ishimwe na nyoko. Ishimwe na nyoko. kubera ko byagenze bite Niko. mu Mana kurazanamo nyoko Ya magambo wari ufite se wa munsi urimo untegaho igisasu utari kuyasubiramo. nje ngutegaye igisasu ngutegaye igisasu gute sinigeze igisirikare yewe nabirabaza bavuga ngo abantu ngo bamenye indirimbo za gisirikare nazo ntazo namenye ko ndaza kumenya igisasu byagenze gute Bo Pastor rero ntabwo ndibuze kujya muri byinshi. Aga nanje ndagiye Harya ugira umugore inde wowe? jewe je hano hari umuntu kuzumfasha Pawulo yaravuze ngo gushaka umugore ni byiza ariko ngoga kudashaka umugore ni byiza kurushaho. Ngiye kubambwiye ko ari ijuru ritose. Wowe impamvu nakubwiye ngo ni ijuru rito wari warihisemo nanje ntakindi nari gukora nka pasiteri usibye kukubwira ko ibyo wahisemo ari byiza ariko nje ntago ndatoranya ariko nzoreba bamwe baradusengana ariko ni ikibazo. Harya nakwishyuye amafaranga angahe? Umpa ifaranga singahe no wishyuye 400 cyangwa nundi Nakwishyuye 400 byo kunsezeranya. Ndabyibuka.
ziriya faranga zazigiye nari mfite ibibazo nahise nzikemuza ibibazo rero uje ngo nongeye kugurizamo pasite ndaguhanyuka urabyuka ndaguhanyuka ko pasite uzi ko uri ikigoryi uzi ko uri igicucu nta mu mutwe ufite kandi byagenze biti ko pasite uwacu ko yaje uzi ko wakoze ku gitsina kimwe jewe tinyuka umwambireho ishyano nka ririya umugore nk'uriya pasite urabona ko wamaze ibyumweru bitatu nshatse umugore ntararongora uri ugasanga agiye mbikiwe rero byagenze biti ziba hano isoni siko washize amanegwe nk'amariyo y'ihene utinyuka umbwire ngo ugiye kugira urugo rwiza ugiye kubaho mu buzima bwiza ugiye kubaho mu buzima busanzwe kumbe ni stress uri kumwambura y'umushingiye umugore ganje utabona n'ubu tuba pasteur ntabwo tuza tureba mu mitima y'abantu kandi aho mwahuriye ntabwo tuba turi kumwe nawe nje kuvuga ngo naragusezeranije n'undi aje nabikora kandi numva ifaranga nakongera nkabatandura urasubiza ngo ubu ngo utabizibuza ko batandukanye ndaguha amafaranga yo kudutandukanya none naragura nayo kuduhuza kudushingira nje ntago nabahuje nje narabashingiye kandi nashingiye abantu ubu bagize gute bahura bagakura pasteur utinyuka unshingira umugore urana ikoboyi umugore uraranteye anteye ibibuno hanisoni umugore unyuzemo akarara acuranye wakigoryiwe none ga ko wamuzanye kuriya kamubona ukabigisha ibintu byo kubana uhari ibyo kuryama nabyo pasteur ngewe namaze gupfa mu mutwe ariko urapfurukiranye ndakurasa ntushobora kunshingira umugore nk'uriya ngo nicare nsinziremo wibeshyure ngaho urandasa nakubwiye ngo ntacyo wabaye pasi icyo gitabo ko wambwiraga ngo uri guhindagura imirongo ngo si byiza ko umugabo ngo aba wenyine ngo nuko ntimwemera ngo umugore umukwiye ngo barabara uriya niwe wari umwiye wabuze arega hari ikintu utari kumva uri amatwi ngira ntabwo numva uri igipfamatwi afande reka nje nkubwire umugore niwo wamwihitiyemo nje waramuzanye nibwo nari mubonye uje uza hano mu rusengero mba mfite abakobwa kwereka ngo uwo mwana ni muzima uwo muragenda mukararuza ibyo ntazi mukagenda mutoragura mukagira ngo muzobana ngo igihe kinini byaba byashoboka buriya ngo buriya abanyarwanda ba kera bari bafite ubwenge ngo baravuze ngo akarayishuye ndetse koga ngo niyo koze kigaca nugakeye pasteur kamubwire pasteur gasize umuntu uri gatereka amata mva mubwire ubona tugenda twaragushaha abaye so wamubikiremo reka tubyumvikane pasteur ushaka kuntandukanya n'uriya mugore reka nkubwire icyiza ubanza tukabijana mu muryango ukabiganiraho none wandakuye muze nugura idatabuka nshobora kukwicira ahangahe umukobwa wawe akajyana umurambo akawukira nyina havize kandi wica data namufata mukuramo imbuto yakoze wagira ko winaniwe byakucanze muteka mutwe ni pasteur nawe ntabwo uri bunyire ambese ishyiremo ko hano uri mu irimbi numva ariko siko ni mukuru mwabwiza ukuri hari isoni imeze bite kutambwiza ukuri amaze uzi kuri igicucu kinyiko ng'umwana yamara cyo gutwa papa wanjye oya ni papa wanjye urengera sone uri papa wanjye ni igicucu ari wowe na igicucu ndaho ngo utambwiza ikibazo kimwe n'ibindi bijya ngo akamufata isasu karekura kuri data bikakwa amahoro namurasa nanjye bakandasa ayiwe ngaho murasa ariko si njye nakoze iki akomoze ndakumva ikigoryi byarakinaniye papa witukana ndi ikigoryi nayo maranka mfite ayo maranka si ni ibiki amaranka no kubahiriza inshingano z'urugo pasi reba umugabo utagira ikintu abasha gukorera urugo ubu yambaye ndivaze muri urugo ugarirwa avuga ushoboye nuko ngo kumvikane gatoya kuko nuvugira hejuru n'umugabo akavuga hejuru ni munyemerere mbabwire ikibazo kiri bakitubwire imbaraga n'izindi mbaraga zose byari bisasu munyemerere mbabwire ikibazo kiri umugende gato urabizi iki ni kimwe cya gatatu n'iminsi 6 oya n'iminsi 4 sezeranye n'uyu mugore sibyo ibyo ndabizi urusobanuro rwo gusezerana mwese murabuzi
sibyo niyo mpamvu uzafashe impeta ukazivanamo ndavuze ngo ceceka sibyo impeta uruse tuwarete iba mu nzu hari ibuye ko izamuka kwiba mu nzu se mva muzee ndakumva aka kanya none ntabwo ngutumiye nk'umusivile ngo utumiye nk'umusirikare ndabyumva rwose sibyo ndabibona pastor nawe ngutumiye nk'umusirikare si ngutumiye nk'umusivile utwo nundi dusa hari igihe cyabaye ngombwa ko nigira umusivile cyane baramenyera nundi natwe dusanzwe turi abasirikare ba Yesu ntacyo ubwo murambwira umwami mukorera muranamunyereka dukura Yesu so nandi kubabwira ko ibyumweru bitatu n'iminsi 4 munshingiye nako munteze w'iki gisasu sibyo njyewe uyu mugore ubukwe bwarari kwa gatandatu saa 3 z'umugoroba nibwo bakoze ibyo bita mu rugo twikurura batashye muze nagiye ko nabona uyu mugore akinze icyumba njyewe ngira ngo hari n'ukuntu wenda no kuyitinya ntabwo ndi buze guca ibintu ku ruhande njye nagize ngo harimo aratinya ya intati interabundi yokotse mu irutura ikura indishya ku mutima igatera imbere ku mubiri ntawe utayizi mwese muri bakuru nagize ngo ari kuyitinya hanyuma ubwo nicara hano muri salo njyewe ndavuga ntiyadahari ubwo hari butinyukire nta kibazo araza gukingura ninjire nanjye ntangire ntanyaguze nk'abandi nk'uko intare itanyaguza imbongo yayibonye sibyo kuko nari mfite ikintu cyitwa umuriro mu maguru mwabavandimwe mwe naharya mu rusengero pasiteri nari mpagaze numvaga iki rwose numvaga pe babyimba yasaze mu rusengero rwose nuko nakonera kubigenza numvaga ari mu rusengero wama sibyo hanyuma ubwo ndaryama nanjye udutotsi turamfata urumva nari naniwe nicuye ndagenda ndakomanga ijambo yaravuze ngo wambwawe ngo wambwawe sinongere kumva inkomangira reka niryame kugera kuri no saha iyo minsi yose ishize sindaboneka n'ikariso ye ahantu yanitse sindanasha no kumukora no ku mukondo sinzi ngo amabuno ye asate sinzi ngo afite inkovu nihe sinzi ngo hari imbogo yamuteye ihembe hari n'ikintu cyo ku mubiri ndabona tuza sibyo ndagira ngo mu nkundire muze ndakumva uransubiza inkwano yanjye tuza ndabikira nibyo nashoye mu bukwe pastor n'amafaranga namuhaye ajya kunsezeranya arayibuka ndava hana yampaye sibyo reka nkubwire ibyo ruhungu rwa nyina nawe ndamutsinda aha sibyo uruhungu rwa nyina ninde uruhungu rwa nyina ninde ureke kurengera waduhamagaye iyo urafandi ngewe ubu ranka mfite zirenze ivugo ngo izufite ariko nyirabazungu wagabanyije arakazunguza umunwa mu mazini mubi wagabanyije mubi cyane mwaduhamagaye dukemura ikibazo mubi nimureke ikibazo kikemura nturugire n'uwo ntabwo haze kuko inginga ntabwo bigihari ariko rero je suis ici comme Jesse ndabona nk'umusirikare afande wakwikara ku pasi buretse niyo umuntu agusuye ntumusure bakwita ikiburanye yakwikara ku kasa kugeretse papa umarika agatice cyo kukabaruka haguruka wasezeranyije iki bantu bw'ibintu wasezeranyije byose hari ibyo wampaye nagusezeranyije ko nzakurongora sasa ni ibiki biryahe naguze igitanda cyo kugira gute kino gitanda cyifuje gikubita hasi bashaka nyine ikibazo cyane n'amabanga y'urugo ndamaze no kubye kuntara uya mukwe wanjye kamubwira ikibazo gikemure nyirabazungu guceceka papa ukamvugiremo ikirigo yamaze kucyumva rero yuko nawe ugira icyo bivugaho ndakivuga nyine icyo ushaka kuvuga ko kuri data nawe nakubwiye ngo ndari nk'umusirikare ntabwo nari nk'umusivile kureba nyine dutuba twumve umva tushaka kukwiriza n'urukundo agahamagaye kuri ucakunda cyakira kuruka ndasa icyo bikemura ikibazo sikundasa ngaho ndabazungu umwana wanjye ziba n'igihungiri nkaso ngo afite ngo akandasho kangara gutya ngitanga n'abazungu ndega amatwi wamura muri fomu z'akazi yagira ngo ni n'umugabo ugomba kuza tukagusengera ukagira ukaba umugabo nk'abandi bagabo kunaguza ubu ni kuza kundese semengo kumva ikibazo nawe nawe igifaranga wampaye mbasezeranya nta kibazo mbifiteho uwo nabasezeranyije muri kumwe umana n'umugore wawe urambwira imbere ya se ngo mfite akantu kangana gutya imbere ya se ngo mfite akantu kangana gutya uri kwita data ngo ni ikiwera ngo nimba ngo ni iki ari sobukwe
Caritas ahubwo ufite iki so nashyikirije inkwano ariko we amafaranga mu 2 rimwe 3 4 yarazungu tore inkwano nazishimye ariko ntabwo nzi kuri kirumba bigeza uko wasuni ntaje muze buretse reka mvuga ko ikibazo nacumbisha ukuntu hano kimeze we uragenda ugafata umugore w'abandi ukazana akarege ukagenda ugira guca ukagira ngo muzabana hasi nawe tekereza ari pasiteri wari umukobwa wa ndi ako uceceke twumva umusaza numvise byibuze hari ahantu akomoje akimara kuvuga ngo wangegera w'uyu mukobwa byibuze numvise umusaza ari mukuru ko niba mvuze ngo wayijambo undi mushenzi uruvuga noneho ndanamushyiramo yabaho bigereye wirakana ndakaye cyo tugikemura gaho ijambo n'ibizabazungu mwana wanjye w'umukobwa ntabwo nzi ko antetereza gutya umwana zaba yazifashe ndazakira pe imiryango iraterana birabazo bagiye gushakwa nta muntu nta banyogosenyo yizo bazantanyuko ntaki nta muntu yizo gwanura ibyo gushaka urwo icyo aricyo ninde muntu akubwiye yuko parika mari mu bamasenge dinwa bamasenge bageze wabasanga abagabo bafite turegeya nshaka kukubaza kibazo cy'akaregeya n'abazungu nshaka kubaza ugiye kugira abakosha badahani amwira kugira inama n'umwe cyakora mwabagabo mwe wa mugabo we ati ikintu abanandeza ko gusa ikintu cyo irabazungu nahani mu rugo yarambera beje wari waratunaniye wa mugabo we nawe urihangana no kutamurasa no kwihangana ntacyo nabana mbivuga ngira abazungu genda uransemeje kuri musozi ndamwica gushaka kumwica kugira gute nkazawe naziriye uburenganzira bwanyu cyangwa se muzereka mbabwiye yego yewe nimungira inama ngiye mfata icyuma nikate ako karege yavuga n'ubundi nawe ntazigera none ntabwo yo kwishawuza waza kwica uranisha ntagakuraho kwiyahura icyo gihe mba ninjiye mu ishyamba ntangiye urugamba aho ubwo reka wa mugabo jewe ntabwo mfite akarege reka umugore wawe tuje kubikemura mukemura iki ese ubundi imetero ipima urugingo rwepfiye upimisha iki ku buryo unyita ngo gende ntunze akaregeya mu maguru muze reka nkubwire humvikana nyaboneka ko bavuga ngo ubundi uva ku gicuma nawe nyina niko wamusanze ya nyina ari umugwaneza ntabwo ameze nyamazi byara agaca nyine ntabwo ujye umva bivuga se nyamazi byara agaca ntabwo nzi ko ariko wabona n'inzara zitatorekanye wabona ukuntu asa wabona ukuntu ndayamenya ko ufite akaregeya hambirwa akaregeye umuntu w'umugabo akaregeye kuri kamane babazi ubundi umuntu w'umugabo ahanga ngo niba ngo tware ni kawunga n'intoryi yo ni muze reka nkubwire ndakumva rutabeshya itahire yego itahire yabereka nuko ribi ariko ndavuze ngo itahire Isangira. Ariko ni cyanjye wenda munyerereje. Pastor Sheni. Papa. Nzanye kushaka kohereza. Nabo navuye wapi cyo basubira. Akaregera rwose ni kibazo. Umva, taha mzee. Umva. Mujye twumvire kuta data. Ubu tuvugana winjiye muri sare y'umuziki ngiye kugucuranga. Ndagufata ndakurongora ku ngufu. Ndakurongora ku ngufu. Ku ngufu urampa ku ngufu. Nurampa ku ngufu kuneza niyatagwa igisamara kwa nyirurugo. Ariko ndakurongora. Wallahi mubwije ukuri. Wallahi ndakurongora. Nigeze ubona umuntu wapfuye ibaza upfuye ufite n'irankano no de verdade não pode dormir en si mesmo. É fazer uma coisa para ti. Lakini bibagiwe. Kwanza reka nze nkwereke. Ahingeho. Abo nyereka iki? Ingeho. Ariko yewe. Umutingito w'ikibura n'uri turabasijya witonda mugabo. Uze gusatura wo gusiramu rero utanasiramu. Utazirengero ry'umuyaga uryagera ngo bwawo niga utazuko bizagenda namba niwe wakubise ngo rotaro